Twari tumaze kubabwira ko muri aya makuru tuza kubabwira inkuru y'uko abanyarwanda bagiye kuzahabwa indangamuntu ikozwe mu rwego rw'ikoranabuhanga. Icyo kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu cyatangaje ko mu mezi 18 ari imbere kizatangira gutanga indangamuntu zikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga digital ID. Abaturage bakaba bayitezeho gukemura bimwe mu bibazo bahuraga nabyo birimo no kuba batakaza indangamuntu bikabagora kongera kubona. Kwizera John Patrick na Safari Desire badutegura inkuru. Ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu kivuga ko habanje gushakwa ba rwiyemezamirimo bazakorana n'iki kigo mu gukusanya amakuru yose azaba akenewe mu ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Josephine Mukesha ni umuyobozi mukuru w'iki kigo. Indangamuntu ikoranabuhanga hateganijwe kubanza gufata amakuru yaburaga ariyo ibikumwe byose ko ari 10 byo mu ntoki byose ko ari 10 n'ibishushanyo y'imboni. Hanyuma tukanafata ku myaka guhera ku myaka 5. Ubwo ibyo nibyo tuzatangiriraho, ariko tunabikora tuzanahuza amakuru y'abana n'ababyeyi babo. Bivuga ngo nibyo twita pre-enrollment cyangwa data cleansing, aho n'ufite amakuru ye mu bubiko bw'izindi systeme dukorana nazo bizaba ari uburyo bwo gushobora no gukosora ahaba hari nk'imyandikire itameze neza cyangwa se no guhuza amakuru y'abantu. Ibyo nibyo tuzaheraho, hanyuma tunafata nayo makuru y'ibyo bikumwe n'andi n'ifoto nshyashya ku bantu bose. Ni indangamuntu abaturage bategeranije amatsiko kuko ngo izavanaho inzitizi bahuraga nazo cyane igihe yabaga yatakaye. Indangamuntu y'ikoranabuhanga ni ko waba ugenda indangamuntu yawe bayisize nko mu rugo wenda wayibagiwe, ariko uzi namba code yayo cyangwa nomero zayo kaba bagukemura ikibazo aho ugeze tarinze guhuza gutungira kuzana indangamuntu mu rugo. Yazakoroshya ibintu kabisa, ibintu byaba byoroshye kubera ko hari amatike ibintu nk'ibyo byo guteguka hano, ariko iyo digital ije ibintu byaba byoroshye. Wa applyinga ugasendinga information so that you get the ID. Ibintu byaba byoroshye kabisa, baba babyoroheje. Ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu gisobanura ko umuntu uzaba afite iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga ari uzajya ahitamo amakuru atanga bitewe n'akenewe mu gihe asaba serivisi. Irangamuntu izaba iri ni mu mwoko 3. Hari nk'irangamuntu nk'ingi dufite, ariko ukuntu tushaka kuyikorana kugira ngo tuyihuze ni n'amakuru n'igihe uko ibihe bigezweho. Nk'amakuru nk'imyaka y'umuntu ubundi nta yakagombye kuba agaragarira ku ikarita, agomba kujya ahantu akajya arebwa gusa n'ubifitiye uburenganzira. Ubwo izaba ari mu buko 3. Hazaba hari ikarita ifatika kuyishaka, hakaba hari mobile digital ID. Ubwo nukuvuga ngo ashobora kuyibona akayishyira muri mudasobwa cyangwa se muri telefone ye. Hakaba hari n'umubare usimbura iyo nimero ya SDID. Iyi ngiyi ni kugira ngo umuntu ntazajya atanga nimero ye buri gihe. Gukoresha indangamuntu ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo bizakemura ibibazo by'abantu bata indangamuntu. Kuba umuntu bigaragara ko isura ye yahindutse bizajya bikemurwa mu buryo butagoye, no kugira uburenganzira ku makuru agomba gutangwa n'adakwiye gutangwa. Itegeko ryemeza uyu mushinga ryasohotse mu gazeti mu kwezi kwa 6 uyu mwaka. Kwizera John Patrick, i Kigali.